Nishimiye kongera kubabona muri ab'agaciro, ni mwebwe mutuma tugira kuraje, ni ukuri Imana ibahe umugisha, tuwusabye kandi tubikuye ku mutima. Uyu munsi nk'uko muri kubona muri videwo iri bugende igaragara, nateguye kubaganiriza ku kimera cyitwa ibisikusi. Ibisikusi ni ikimera cyiza, ni ikirabyo dukoresha mu ngo zacu tugataka hagasa neza, ariko nyuma yo kuba ikimera Imana yarakiduhaye kugira ngo kitubere ibiryo, kitubere n'umuti. Si ngombwa kujya kugikoresha ari uko warwaye, ahubwo tugikoresha na mbere y'uko turwara, tukagikoresha nk'imiti. Ni byiza kwirinda kuruta kugira gute kwivuza. Ibisikusi rero igira akamaro gatandukanye mu mubiri wacu. Icya mbere tugiye guheraho tudatinze, ibisikusi ifite amanti-oxida. Ayo anti-oxida ibisikusi ifite agaragaramo cyane ni beta karotene. Beta karotene murabizi ko ikunda kuba mu bintu byose bifite ibara ry'umutuku. Indi ni vitamine C, indi ni antosiyanine. Antioxida rero zidufasha mu kuba zarwanya amamolekile, ntabwo nzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda, ashobora kuduteza ibyago mu mubiri wacu, azwi ku izina rya free radicals. Izo free radicals rero zishobora gutuma utunyangingo twacu twangirika, bikaba byatuma turwara kanseri. Izo free radicals zituma zangiza utunyangingo tw'umubiri wacu, bigatuma tujya mu nzira yo kurwara kanseri, cyangwa tukaba twarwara indwara z'umutima bitewe n'ayo ma free radicals, cyangwa tukagira ikibazo cya diyabete. Niyo mpamvu akenshi abantu benshi bavuga ngo ibisikusi ifasha mu kugabanya ubukare bwa diyabete, kubera ko abenshi barayinywa isukari mu maraso ikagabanyuka, ariko cyane cyane ni uko iba yarwanyije ibyo bintu bitera diyabete. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ino ibisikusi ifite ayo antioxida akura ziriya free radicals mu mubiri, arizo akenshi na kenshi zitera indwara, ishobora gukoreshwa mu kwirinda indwara. Urumva ko ntabwo ari byiza gutegereza kuzayinywa ari uko warwaye, ahubwo na mbere y'uko urwara wayikoresha. Icya kabiri ibisikusi idufasha kurwanya inflammation. Kuba turwara amasinizite, kuba turwara imitsi, kuba twarwara amasima, amakanseri, ibyo nabyo biterwa no kuba habaye inflammation, kubyimba bibamo imbere mu mubiri. Ibyo rero ibisikusi nabyo irabirwanya, ikaba yatuma tutagira inflammation, bikatugabiza kurwara ziriya ndwara zose maze kubabwira. Ikindi cya gatatu ibisikusi idufasha, igabanya umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso wabaye indwara mbese ikomeye, abantu benshi bari kugenda bayirwara, kandi umuvuduko w'amaraso ishobora gutuma umuntu agira ibibazo by'umutima, kurwara stroke, kuba wagira ikibazo cy'impyiko. Ibyo byose ni byo bituruka kuba ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibisikusi rero igabanya wa muvuduko w'amaraso uri hejuru, bikajya kuri eta normale. Twibukiranya ko ibi byose turi kuvuga, nimba uri ku miti y'umuvuduko w'amaraso, nimba uri ku miti ya diyabete, ntabwo bivuze ngo tukubwiye ko ureka imiti ukaba ugiye gukoresha ibisikusi. Izi ni nk'uko urya, nimba urwaye diyabete urya amateke kuko atariyo afite isukari nyinshi, kugira ngo ubuzima bugende neza. Nimba urwaye umuvuduko ugabanye umunyu mu biryo byawe. Ntabwo rero kuyikoresha ni nk'uko wakoresha ibyo bintu by'ingero nguhaye, ariko bidakuyeho ko ukomeza gufata imiti wandikiwe na muganga. Ikindi ibisikusi idufasha
igabanya isukari, igabanya ibinure bibi mu mubiri wacu. Ibinure bibi nabyo biri mu bintu bishobora gutuma tugira guhagarara k'umutima, tukagira stroke. Ni ukuvuga ngo ibi nabyo ni ibintu bigomba kuva mu mubiri wacu. Hibiscus rero ishobora kugabanya za cholesterol, bya binure bibi mu mubiri wacu, ikabishyira ku rugero ruri hasi, ikabirinda ko byajya ku rugero rwo hejuru. Ikindi abantu benshi dukunda gukoreshereza hibiscus ko igabanya ibiro. Icyo ni icya gatanu. Abenshi nicyo kintu umuntu wese n'iyo ugiye kuyigura, ibi bindi ntibapfa kubikubwira, ahubwo bahita bakubwira ngo igabanya ibiro. Iyo winjiye ahantu bagurisha ibintu by'ibimera, ibintu biri natural, ukavuga uti ndashaka ikintu kigabanya ibiro, akenshi bahita bakubwira hibiscus. Hibiscus rero nayo igabanya ibiro. Twibukiranya ko urugendo rwo kugabanya ibiro utazafata ikintu kimwe, utazagira kandi utazaba na stress. Ushobora gusanga ushaka kubigabanya kandi ari ibyo wakagombye kuba ufite. Urugendo rwo kugabanya ibiro rero ni urugendo rurerure, ntabwo ari ibintu byitura ako kanya, kandi ukaniyakira uko ubayeho. Ntabwo abantu bose tuzabaho tungana dufite ibiro bike cyangwa byinshi. Iyo ni ryo somo namenye ko utagomba kwitera stress mu kugabanya ibiro. Ugomba kugira discipline mu bijyanye n'uko ubayeho n'uko urya, ariko nanone ntiwumve ngo kanaka yanyweye hibiscus avaho ibiro 10, ngenda yinyweye nta na kimwe mvuyeho, utangire ube stress. Hoya, upfa gukurikiza inama zijyanye n'imirire, ubundi ugakora siporo, ugakora byose ukumva ko ufite ubuzima bwiza. Muri uko kugabanya ibiro rero bagaragaje ko irwanya kuba umuntu yaba obese, wagira obesity, umubyibuho ukabije. Urumva ko hibiscus ishobora gukiza, kurinda kuba wagira umubyibuho ukabije. Icya gatandatu, hibiscus irinda amabagiteri. Irwanya amabagiteri mabi mu mubiri wacu. Ni antibacteria, ubwo ni antibiotique iri naturelle mu mubiri wacu, kubera ko itugabanyiriza amabagiteri mu mubiri. Urumva nimba urwaye ufite ama infection watewe n'amabagiteri, ama infection aterwa n'ibintu bitandukanye, wakoresha hibiscus ikayagabanya. Ikindi, hibiscus cya karindwi idufashiriza umwijima. Mw'abantu mwe, umwijima ni inyama imwe mu mubiri idasimbuzwa, ihura n'ibibazo. Umwijima niyo puberi y'umubiri, nicyo kintu cyaremewe gukora isuku mu mubiri. Mbese umwijima, ikintu cyose uzumva kigusaba cyagufasha kubungabunga umwijima, better to use it. Ni byiza ko wagikoresha. Hibiscus rero nayo idufasha ko umwijima wacu uba muzima, ugasubirana ubuziranenge, ukawurinda ubumara bumwe na bumwe bushobora kudutera ibibazo bitewe na za antioxidant yifitemo. Irwanya ubwo burozi buba bwinjiye mu mubiri, ibukuramo. Kandi muri ya ability yifitemo yo kuba yarwanya kanseri, iri no mu kuba yarwanya kanseri y'umwijima, ukaba utagira kanseri y'umwijima. Ako rero niko kamaro kamaze kugaragazwa n'ubushakashatsi. Ubu bushakashatsi nari ndi kubabwira bwakozwe na Cleveland Clinic, niyo yabushyize hanze. Clinic yo muri Cleveland, urumva ari muri Amerika, niyo yabushyize hanze, yerekana ibyiza bya hibiscus. Ibintu byose ntimukajye mutinya gukoresha ibimera biba
baba barabikozeho ubushakashatsi, niyo kandi batabikoraho ubushakashatsi, ubu se ibirayi twabiriye tuzi ubwo bushakashatsi, ibijumba se byo twabiriye tuzi ubwo bushakashatsi. Twizere Imana kandi twizere na siyanse, tubanze dukore ubushakashatsi tumenye amateka y'ikintu, aho kugira ngo duhite tugihakana tuvuga ngo ibimera ntabwo tuzi doze. Ubu se hari umuntu hari umuntu uzi doze za dodo agomba kurya isahani yose se ya dodo? Ibintu byose mu mitwe yacu, abakurambere bacu ibintu byose bari babizi, si ngombwa ubushakashatsi bwimbitse, nabo bari bazi kantite y'ikintu, ikigomba gukoreshwa ku buryo bwinshi, mu kiri gikeya, byose bari babizi. Hano rero kambareke mukurikirane uko nagiye nkora icyayi cya hibiscus, mukurikire kandi naho ubutaha tuzareba ikindi twigiraho uko twagitegura, twige n'akamaro gifitiye umubiri wacu muri ibyo bidufashe byose. Ciao ciao rero, bye, naho ubutaha. Isukari mu mubiri, urumva rero ni nko kuvuga ati mbikoze iminsi ibiri ndayanyweye, ubundi ugasubira kunywa amazi asanzwe cyangwa arimo ikindi kintu tuzagenda turebera hamwe. Aha rero tugiye gukoresha aya kugira ngo tuyanywe umunsi wose. Twagiye dupfundikire, dutegereze abanze abire, kugira ngo tuyishyiremo idashya cyane igatakaza umwimerere wayo. Amazi hano murabona yahiye, hari uburyo bubiri rero tugiye gukoresha bwadufasha. Ushobora gukoresha, kuba wabiteguye gutya, ariko ushaka gutegura icyayi cy'umuntu umwe, ushobora guhita ufata ano mazi ugasuka mu gakombe, nkoresha akayunguruzo, nibyo byiza. Nimba ushaka guhita ukinywa byihuse, dukoresha ubu buryo. Turafata agakombe dushyiraho akayunguruzo, dufate hibiscus dukeya, uturabyo duke. Ntabwo nakubwira ngo uturabyo tumwe, hari igihe ubona ziba zitangana, banza biterwa n'abazitunganyije, ariko mu gikombe turiya turahagije. Hano ni utuntu 1, 2, 3, utu turahagije, mpite nsukamo. Nsukemo gutya, hanyuma negereze ikorere hariya hejuru. Ubundi buryo rero, hano urabona amazi hano n'ubundi dufite yabize. Zino ndabyo za hibiscus zirakora cyane, bisaba gushyiramo duke. Urabona nk'iki ngiki banza narakiguze 3, 2, 3, hagati hafi ubona kiguze ariko gishira gitinze pe, gishira gitinze.
ndafata nka gutya, muri iyi binika ndashyiramo nka gutya, n'ibi ni byinshi, n'ibi ni byinshi, ndashyiramo nk'izi, nimara gushyiramo upfundikire. Murakibona rero cya kindi twashyize mu gakombe hashize iminota 5. Ukunda ikitari konsantere cyane wahita ugikoresha, ariko ukunda ibintu biri konsantere wabirekeramo. Washaka ugashyiramo ubuki, washaka ugashyiramo isukari biterwa n'uko ukunda. Aha ngaha rero ushaka kukinywa gishyushye cyangwa gikonje, buri wese ni amahitamo ye. Ushatse wakinywa kitarimo n'isukari, ushatse wakinywa kitarimo n'ubuki, ntacyo bitwaye. Ni nko kunywa amazi, ni nko kunywa tizane. Ni agatizane ka hibisikusi kararyoshye. Aha ngaha rero murabona ko ushaka no gukora iby'umuntu umwe byihuse rwose nta kibazo, wakora mu gakombe gutya byihuse. Tugiye kureba rero bya bindi twashyize mu ibinika nabyo uko byaje kumera. Sinzi nimba kamera iri bubyerekane neza, ariko urabona ko nacyo cyahindutse. Reka nze nsuke mu gikombe urebe ukuntu bimeze. Hano byahoze ariko ntabwo birahora neza. Tugiye kubiyungurura utihuta, wategereza ukaza kuza kubishyiramo byahoze. Kandi ikindi, ino hibisikusi ushobora kuyikuramo ji. Urabona hano ikibura ni ugushyiramo agasukari, ubundi igahita iba ji. Washaka ukayitekana n'inanasi, kuko ji y'inanasi akenshi ntabwo iba ifite ibara, ntabwo iba isa neza, ariko iyo ushyizemo ino hibisikusi ihita bihindura bigasa neza, bigasa na ji nyine. Ubyujuje birarangiye. Kugira ngo umwuka uhite.